ubuhamya ndi kuvuga rero uyu mugabo arabuzi nubwo yagize ingorane akarwara umugongo agacika umugongo kugeza igihe agendeye mu kagare. Nari umupushayi, abo bita abapushayi murabazi. Ngo mabwira ngo urumogi ntabwo giye naruguraga, iwacu twararuhingaga mu rugo, twahingaga amatabi, twahingaga ibikamba tugahinga urumogi. Jewe rero narunywaga ntazi igiciro cyaryo, ari ukwisoromera gusa. Urumva yuko ijisho ryari ryarahiye. Giye natangiye kunywa itabi ifite imyaka 5. Inzoga natangiye kuyinywa ndi kwibere, ntabwo nzi igihe natangiye gusindira. Nagiraga amahane, nararwanaga, nigeze gukubita umugabo hariya ku kabari ko kwa Kongore ajya muri koma, kandi yari afite nk'ibiro nka 85, kandi igihe nari mfite ibiro 50, ariko namukubise umujyara arasinzira. Wavuga ngo wari uturetse gereza, wakoze iki, byagenze gute? Nari nanyweye ibiyobyabwenge, itabi n'inzagwa. Hanyuma imbere yanjye haturuka umugore utwite, nkabona ni nk'umwana ufite imyaka 15. Namuterura rero mudunda hasi, ahita ajya muri koma. Ubwo baje kumfata kugira ngo bankubite, basanga afite ibyuma, batinya kunyegera. Bitanoroka ndagenda njya mu rugo. Ngeze mu rugo polisi niyo yaje ishyira ku mapingu, iranshorera n'imbunda, bajya kumfunga. Bari bategereje rero yuko uwo mubyeyi apfa, nanjye bakangemura cyangwa se bakankoresha ibyo nawe yari amaze gukora. Amaze gupfa nanjye nagombaga gupfa. Ibyuma nagendanaga ubwoko bwabyo, ariko Imana ishimwe uretse umuntu umwe nakubise inkoni kuzuru nkarimena,
n'uwo mugore nakubise atwite nta muntu nateye icyuma. Imana ishimwe ko Imana yandinze nkarinda nkizwa nta muntu nteye icyuma, ariko niyo nkoni yari nk'icyuma kuko uwo muntu byari birangiye. Nacuruje itabi naha mu mujyi wa Kigali, nacuruzaga itabi kandi hari ukuntu nyine wacuruzaga uvangamo nyine no gucuruza utu twose tw'ibiyobyabwenge, ariko Imana ishimwe ubu ndi pastori, ubu ndi umukozi w'Imana. Imana yampaye ubuzima, Imana yambeshejeho. Yesu niwe utumye turiho, niwe utumye duhumeka. Imana ishimwe cyane. Umukora hamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Coraje
Hallelujah. 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 Ariko hallelujah. Amen. Abantu bageze hano hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abakobwa cyumewe yo 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 batanu muri bo barabanyabwenge abandi barabapfu ababanyabwenge bari bibitse w'amavuta ababanyabwenge bari bibitse w'amavuta
Give
kubaho ninde cyane ibiganza hejuru kubaho ninde reka tumukomere mu mashyi tumushimire uwo mwami wadukuye mu biyobyabwenge akaduha ubuzima akaduha ubugingo turambure ibiganza tuze icyubahiro ni icye azi kurinda Imana ibane nawe turi kumwe na mwene data akaba ari n'umwigisha Alexis suhuza abantu b'Imana vuga imbaraga zawe ntabutayuda kuramo umuntu we hagaze ku manga vuga imbaraga zawe ntabutayuda kuramo nubwo bitameze neza none n'ejo bikajya
we wari umukene azishimisha Imana n'abari kumwe kandi ibyajyaga byanga bikemera ayemo ibyajyaga byanga biremera Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Tana butuena ye kembara zambe etondi bakili kai wapita mbele yo zambe ngai afatina kembo okumama Yahweh Yahweh
umugisha kandi utugezeho ubuhamya. Kubaho ninde? Cyane ibiganza hejuru. Kubaho ninde? Reka tumukomere mu mashyi tumushimire. Uwo mwami wadukuye mu biyobyabwenge akaduha ubuzima, akaduha ubugingo. Turambure ibiganza tuze icyubahiro. Icyubahiro ni icye, azi kurinda. Imana ibane nawe. Nitwa Alorimana Charire, ndi umupasitori muri paruwasi ya Muganza ku itorero rya Mumena. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana hano kuri iki kibuga. Shimye Imana ko nongeye kuhanyura mfite ubuzima, ndi muzima nta bwoba, ntari guhigwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iki kibuga nagikiniyemo, iki kibuga nakigaraguriyemo, Imana yakindindiyemo. Bakindasiyemo amasasu menshi ndi kwambukiranya. Imana ishimwe ko nkigarutsemo. Yesu yarandinze. Imana ishimwe. Haleluya. Aha ngaha muri Gikondo nahageze muri 85. Muri 85 ntorotse gereza. Nabaga hano kuri ekole kongoreze niho nari ngeze ari ubwa mbere rwose muri iyo myaka 85. Wavuga ngo wari utorotse gereza, wakoze iki, byagenze gute? Nari nanyweye ibiyobyabwenge, itabi n'inzagwa. Hanyuma imbere yanjye haturuka umugore utwite, nkabona ni nk'umwana ufite imyaka 15. Namuterura rero mudunda hasi, ahita ajya muri koma. Ubwo baje kumfata kugira ngo bankubite, basanga afite ibyuma, batinya kunyegera. Bitanoroka ndagenda njya mu rugo. Ngeze mu rugo polisi niyo yaje ishyira ku mapingu, iranshorera n'imbunda, bajya kumfunga. Bari bategereje rero yuko uwo mubyeyi apfa, nanjye bakangemura cyangwa se bakankoresha ibyo nawe yari amaze gukora. Amaze gupfa nanjye nagombaga gupfa. Ariko kubw'umugambi w'Imana ntabwo byagenze gutyo, ahubwo naratorotse mitanzi Kigali. Nkomeza rero akazi kanjye n'ubundi kuburara, kubiyobyabwenge, kubusinzi, kuburwanyi. Ndashima Yesu wampaye agakiza. Haleluya. Ndibuka muri 89 kuko nibaga hariya muri riya soko, naribye igihe kimwe baramfata. Isoko ryose rimpuriraho, barankubita. Unkubita igitoki, unkubita amakara, unkubita urutoryi, unkubita urunyanya, unkubita igisheke, abankubita imigeri. Nabo twibanaga nabo baza kunkubita. Bamvanye hariya bankubita, bangeza hariya kuri brigade. Icyo gihe niho hari komine. Ntabarwa na polisi. Polisi niyo yantabaye irabanyaka. Hanyuma bajya kumfunga. Icyakoze mushiki wanjye araza atanga amafaranga menshi arangombora. Hanyuma mpita nsubirayo. N'ubu mushiki wanjye aracyatuye hariya, aracyahari. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wavuga ngo wari utorotse gereza, wakoze iki, byagenze gute? Nari nanyweye ibiyobyabwenge, itabi n'inzagwa. Hanyuma imbere yanjye haturuka umugore utwite, nkabona ni nk'umwana ufite imyaka 15. Namuterura rero mudunda hasi, ahita ajya muri koma. Ubwo baje kumfata kugira ngo bankubite, basanga afite ibyuma, batinya kunyegera. Bitanoroka ndagenda njya mu rugo. Ngeze mu rugo polisi niyo yaje ishyira ku mapingu, iranshorera n'imbunda, bajya kumfunga. Bari bategereje rero yuko uwo mubyeyi apfa, nanjye bakangemura cyangwa se bakankoresha ibyo nawe yari amaze gukora. Amaze gupfa nanjye nagombaga gupfa. Urumva rero ko Imana yandinze. Hano hari akabari, sinibuka neza nyirako kabari. Habaga inzagwa zikomeye cyane, zaturukaga Icyangugu, zabaga ziri mu ubuki, bazitaga Butunda. Ako kabari niko nanyweragamo, n'akabari ko kwa Kongore. Ubundi nkajya kurya gatanu. Iyo aho ngaho nabaga nahaze, narambukaga nkajya kunywera kuri 40. Ubundi nkajya aho bita kuri Munanira ku Kabusunzu. Urumva ko byari byararangiye.
cyarazigaraga rero kunywa inzoga ntanywa itabi. Twebwe ndagira ngo mabwire ngo urumogi ntabwo giye naruguraga, iwacu twararuhingaga mu rugo, twahingaga amatabi, twahingaga ibikamba, tugahinga urumogi. Jewe rero narunywaga ntazi igiciro cyaryo, ari ukwisoromera gusa, urumva yuko ijisho ryari ryarahiye. Haleluya! Nari umupushayi, abo bita abapushayi murabazi. Araza kubabwira mwene data uriya nawe ndamusigiramwo iminota yo kugira ngo ababwire. Ndagira ngo mbabwire rero, giye natangiye kunywa itabi ifite imyaka 5. Inzoga natangiye kuyinywa ndi kwibere, ntabwo nzi igihe natangiye gusindira. Nageze rero mu myaka 18 ndara mu kabari. Umugabo witwa Kaneza wo ku Karugira ni umudiyakoni, aranzi twaranaga mu kabari kugeza saa 8 saa 9, tukava mu kabari turara mu mikingo, turara mu mingoti, tutabasha kwigeza no mu rugo. Ariko Imana ishimwe yuko yaduhaye agakiza, Imana ishimwe ko natwe Imana yatugiriye neza. Haleluya! Hano rero nagiraga amahane, nararwanaga, nigeze gukubita umugabo hariya ku kabari ko kwa Kongore, ajya muri koma, kandi yari afite nk'ibiro nka 85, kandi igihe nari mfite ibiro 50, ariko namukubise umugera arasinzira. Nubwo byari bimeze gutyo, ntabwo nari noroshe. Ndi kubona hano umuntu ugendera mu kagare witwa Ruhojojo. Uyu nguyu aranzi ni kavukire, aranzi najyaga mbashota imigeri hariya aho twari duturanye. Ubuhamya ndi kuvuga rero, uyu mugabo arabuzi, nubwo yagize ingorane akarwara umugongo, agacika umugongo kugeza igihe agendeye mu kagare. Murekeraho ngaho, turaza kumusengera. Nagira ngo mbabwire rero ngo Imana yangiriye neza. Haleluya! Nacuruje itabi naha mu mujyi wa Kigali, nacuruzaga itabi, kandi hari ukuntu nyine wacuruzaga uvangamo nyine no gucuruza utu twose tw'ibiyobyabwenge. Ariko Imana ishimwe, ubu ndi pastori, ubu ndi umukozi w'Imana. Imana yampaye ubuzima, Imana yambeshejeho. Yesu niwe utumye turiho, niwe utumye duhumeka. Imana ishimwe cyane. Aha niho nakoreye ubukwe, aha niho nabereye umuyobozi, aha niho naboneye inzu, aha ngaha niho naboneye abana, aha niho Imana yandindiye, niho yampereye umugisha. Imana nishimwe. Reka some n'ijambo ry'Imana naryo iminota 5. Hano mu kubara igice cya 22 murongo wa 31 haravuga ngo, maze Uwiteka ahwejesha amaso ya Balamu, abona marayika w'Uwiteka ahagaze mu nzira, akuye inkota ayifashe mu ntoki, arunama yikubita hasi yubamye. Marayika w'Uwiteka aramubaza ati, ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu? Dore nzanywe no kugutangira, kuko mbonye ko uca mu nzira ijyana kurimbuka. Imana idufashe. Dore nzanywe no kugutangira, kuko mbonye ko uca mu nzira ijya kurimbuka. Mu Migani igice cya 14 n'umurongo wa 12 hari ijambo rivuga ngo, hari inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Naho aseka mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Hanyuma muri Matayo 11:28 hakavuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Iri jambo ry'Imana dusomye mu kubara ni marayika wari utangiriye Balamu, agiye kuva mu bwoko bw'Imana, agiye gukora ibintu bibi, agiye kwica ubwoko bw'Imana. Ariko kuko Imana yamukundaga, kuko Imana yamubonaga, kandi ikunda abantu b'Imana, ikunda ubwoko bw'Imana, yohereza marayika ajya gutangira Balamu, kuko yari agiye gukora ikintu kibi. Marayika aramubwira ngo, dore nzanywe no kugutangira, kuko mbonye ko uca mu nzira ijya kurimbuka.
kurimbuka. Uyu munsi wa none izi korari ziri hano zikubereye marayika waje kugutangira. Aba bavuga butumwa bakubereye marayika waje kugutangira. Twebwe turi gutanga ubuhamya twakubereye marayika waje kugutangira. Aba bakozi b'Imana bicaye aha b'abayobozi bakubereye marayika waje kugutangira. Ibi byuma byakubereye ijwi riguhamagara rikubuza kujya mu nzira yo kurimbuka. Kandi nagira ngo nkubwire ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kandi hariho inzira umuntu yibwira ko itunganye, ariko izo nzira ni inzira z'urupfu. Inzira z'ibiyobyabwenge ni inzira z'urupfu. Inzira z'ubusambanyi ni inzira z'urupfu. Inzira z'ubusinzi ni inzira z'urupfu. Inzira zo kwiba ni inzira z'urupfu. Inzira zo kurwana ni inzira z'urupfu. Inzira zo kubeshya ni inzira z'urupfu. Yewe muntu uri hano, marayika azanywe no kugutangira kuko abonye kuca mu nzira ijya kurimbuka. Rekeraho, Imana irashaka kukuruhura. Iravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ushobora kuba urushye n'ibyo unywa n'ibyo urya n'ibyo ukora utabasha no kubyikuramo. Erega Imana irakuzi yuko byakunaniye. Erega Imana irakuzi ko nta kutagize. Ariko uyu munsi wa none hari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangira umutima, urabona amahoro, urasinzira, indwara zirakira, kandi uzabona n'umugisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Agira ngo dusengere umwigisha aze hano tumusengere. Araza kukugira inama, araza kugusengera. Uyu ni murumuna wanjye, uyu ni murumuna wanjye, ariko mu byaha ni mukuru wanjye kuko niwe wakoze ibyaha byinshi cyane. Uyu ni the band, uyu ni the band. Uyu yari iniga irenze, uyu yari danje. Ariko nanjye ntabwo nari noroshye, nuko nta mwanya mbonye nyine uhagije wo kubabwira ibyuma nagendanaga ubwoko bwabyo. Ariko Imana ishimwe, uretse umuntu umwe nakubise inkoni kuzuru nkarimena, n'uwo mugore nakubise atwite, nta muntu nateye icyuma. Imana ishimwe ko Imana yandinze nkarinda nkizwa, nta muntu neye icyuma. Ariko niyo nkoni yari nk'icyuma kuko uwo muntu byari birangiye.